Ese Guhekenya amenyo utekereza iki se ku bantu bahekenya amenyo? Njyewe kera najyaga ntekereza ko abantu bahekenya amenyo ari abagome cyane ndetse narabatinyaga nkabagendera kuri cyane. Ese ubundi kubera iki bayahekenya? Nuko baba babuze ibindi bintu bahekenya cyangwa hari indi mpamvu byinshi inyuma? Abahanga mu by'ubuzima se babivugaho iki? Uyu munsi ngiye kukuganiriza ku mpamvu ituma abantu bahekenya amenyo. Ubundi umuntu uhekenya amenyo abikora igihe cyose, yaba areba cyangwa se asinziriye. Akenshi ababikora ntabwo baba babizi cyangwa babishaka, bajya kumva bakumva byabaye batazi uko bigenze. Bikorwa n'abana ndetse n'abantu bakuru. Wari uzi ko se guhekenya amenyo ari ikimenyetso cy'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, agahinda gakabije ndetse n'imihangayiko? Ni ibigaragazwa n'abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umubiri ukoresha imikaya y'amenyo nk'uburyo bwo kugaragaza ko umutima utishimye cyangwa se ufite ibindi bibazo, bigatuma umuntu ahekenya amenyo atabizi. Dr. Hossam Arakik uvura indwara z'amenyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko uretse ibibazo by'imitekerereze hari n'ibindi bishobora gutera umuntu guhekenya amenyo, birimo kunywa ikawa nyinshi, inzoga n'itabi, kudasinzira neza, imiti imwe n'imwe ikoreshwa mu kuvura indwara zo mu mutwe cyangwa se akaba yarabikuye mu muryango. Abantu bahekenya amenyo bakunze kurwara umutwe kenshi, ariko bikaba cyane mu gitondo, kubabara hafi y'amatwi, kuribwa amenyo ndetse no kwangirika kwayo. Dr. Hossam atanga inama zo kwirinda kunywa ikawa, inzoga n'itabi nijoro. Mu gihe uhekenya amenyo kenshi ukajya kureba umuganga uvura indwara zo mu mutwe bakareba niba ntazo ufite. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko hari igihe umubiri wacu uduha ibimenyetso by'uko tutameze neza binyuze mu buryo bworoshye ariko ntitubyiteho. Guhekenya amenyo ni bumwe mu buryo umubiri wawe ukubwira ko hari ikindi kibazo ufite mu buzima. Ubwo rero niba uhekenya amenyo nakugira inama yo kujya kwa muganga ukisuzumisha ukareba ko nta kindi kibazo ufite. Ubwo ndizera ko babandi bajyaga batekereza ko abantu bahekenya amenyo ari abagome musubijwe.